Amasomo n'inyigisho ku munsi mukuru wo kwigaragaza kwa Nyagasani. Ayo masomo ni iryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 60 umurongo wa 1 kugera ku wa 6. Zaburi ni ya 72 71 mu dukubo. Isomo rya kabiri ni iryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 3 umurongo wa 2 n'uwa 3a n'uwa 5 kugera ku wa 6. Naho ivanjiri ni yanditswe na mutagatifu Matayo, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 12. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Yewe Yerusalemu, haguruka ubengerane, kuko urumuri rwawe ari nguru, kandi ikuzo ry'Uhoraho rikaba rikurasiyeho. Nyamara dore umwijima utwikiriye isi, n'icuraburindi rimundikiye amahanga. Ariko wowe Uhoraho azakurasiraho, n'ikuzo rye rikubengeraneho. Amahanga azagana urumuri rwawe, abami basanga umucyo ukurasiyeho. Kebuka impande zose maze witegereze, dore bose barakoranye baje kukugana. Abahungu bawe baturutse iyo bigwa, n'abakobwa bawe baje bahagatiwe. Nuko uzabirebe maze unezerwe, umutima wawe wisimbize utaratswe n'ibyishimo, kuko ari wowe bazazanira ubukire bwo hakurya y'inyanja, n'umutungo w'amahanga ukazataha iwawe. Amashyo n'ingamiya azakuzuranaho, ingamiya zikiri nto n'iz'i Madiyani ni Eyifa. Abantu bose bisaba bazaza bikoreye zahabu n'ububani, kandi baze baririmba ibisingizo by'Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani, abami bose bazapfukama imbere yawe, amahanga yose akuyoboke. Mana, umwami umwegurira ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami umutoza ubutabera bwawe. Acira umuryango wawe imanza ziboneye, kandi arengere n'ingorwa zawe. Nyagasani, abami bose bazapfukama imbere yawe, amahanga yose akuyoboke. Mu gihe cy'ubutabera buzasagamba, n'abahora asesure mu mezi atabarika. Azategeka kuva ku nyanja kugera ku yindi, avane ku ruzi ageze ku mipaka y'isi. Nyagasani, abami bose bazapfukama imbere yawe, amahanga yose akuyoboke. Abami b'i Tarishishi n'ab'ibirwa bazamutura, abami b'i Seba n'ab'Isaba bamurabukire. Abami bose bazapfukama imbere ye, amahanga yose amuyoboke. Nyagasani, abami bose bazapfukama imbere yawe, amahanga yose akuyoboke. Azarokora ingorwa zitakamba, n'indushyi zitagira kirengera. Azagirira ibambe ingorwa n'utishoboye, aramire ubuzima bwabo. Nyagasani, abami bose bazapfukama imbere yawe, amahanga yose akuyoboke. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, ngira ngo mwamenye ingabire Imana yampaye ku buntu ari mwe ibigirira, kugira ngo isohoze umugambi wayo, ikampishurira ibanga ryayo. Iryo banga Imana ntiyigeze iribwira abantu bo hambere, nk'uko bimaze kurihishurira intumwa zayo ntagatifu n'abahanuzi bayo ku bwa Roho Mutagatifu. None dore n'abanyamahanga nabo bemerewe gusangira umurage umwe natwe, bakaba ingingo z'umubiri umwe natwe, kandi bakabona uruhare ku isezerano rimwe hamwe natwe muri Kristo Yezu, babikesha inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluya, alleluya. Twabonye inyenyeri ya Nyagasani mu burasirazuba, none tuje kumuramya. Alleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu yanditswe na Matayo. Yezu amaze kuvukira i Betelehemu ya Yudeya ku ngoma y'umwami Herodi, abanyabwenge baturutse iburasirazuba bazi Yerusalemu, babaza bati, umwami w'Abayahudi uherutse kuvuka ari hehe? Twabonye inyenyeri ye mu burasirazuba, none tuje kumuramya.
umwami Herode abyumvise akuka umutima, we na Yerusalemu yose, akoranya abatware bose b'abahereza bitambo n'abigisha amategeko b'umuryango, abasiganuza aho Kristo yagombaga kuzavukira. Baramusubiza bati, ni Betelehemu ya Yudeya, kuko ari byo umuhanuzi yanditse ati, nawe Betelehemu umusozi wo mu Yudeya, si wowe giseswa mu migi yaho yose, kuko ari wowe uzaturukaho umutware uzaragira umuryango wanjye Isiraheli. Nuko Herode atumiza b'abanyabwenge rwihishwa, abasiganuza igihe inyenyeri yabonekeye, abohereza i Betelehemu ababwira ati, nimugende mubaririze iby'uwo mwana, maze nimubona muzabimenyeshe, kugira ngo nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva amagambo y'umwami baragenda. Nuko ya nyenyeri bari baboneye mu burasirazuba ibajya imbere, irinda igera hejuru y'aho umwana yari ari, irahahagarara. Ngo babone inyenyeri barishima cyane. Binjiye mu nzu babona umwana na nyina Mariya, nuko barapfukama baramuramya. Hanyuma bapfundura impago zabo, bamutura zahabu, ububane n'imibavu. Cyakora baburirwa mu nzozi kudasubira kwa Herodi, banyura indi nzira basurubira mu gihugu cyabo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristo akuzwe. Rumuri rw'amahanga, Yezu Kristo Nyagasani aduhingutseho ngo aduhundagazeho amahoro ye, atwereke uruhanga rwe, aduhugure, aduhumure, aduhumurize, atubesheho kubw'ububasha bw'ijambo rye ritagatifu. Kuri uyu munsi rero duhimbaza ukwigaragaza kwa Nyagasani, Yezu Kristo aratwereka ko nta muntu n'umwe umumenya atari we ubwe wabigizemo uruhare. Byose niwe biheraho. Ntabwo ari twe tumubwira ko dukeneye kumumenya. Niwe ukora ibimenyetso, niwe uza dusanga. Intambwe ya mbere niwe uyitera. Nyamara iyo ntambwe ya mbere ikaba igomba kwikirizwa no kwakirwa. Cyangwa se urwo rumuri amuritse, umuntu akaba agomba gufungura amaso akarureba, hanyuma agatera intambwe akarugendamo, cyangwa se aho rumwerekeza akahagana. Ngira ngo ibyo biragaragarira mu ivanjiri. Bariya abanyabwenge baturutse iburasirazuba, si igitekerezo cyabajemo mbere na mbere bo ubwabo, ahubwo ni ikimenyetso babonye hanze yabo ubwabo. Hanyuma Roho Mutagatifu arabamurikira, abaha kumva icyo gisobanura, kandi abaha imbaraga zo kuva aho bari bagana, aho baganishwaga, aho berekezwaga. Nta gushidikanya rero Nyagasani Yezu Kristo buri gihe ashaka ko twamumenya, kandi ibimenyetso byose arabikora kuri buri wese. Ariko ikibazo kikaba ko bamwe bafunga amaso, cyangwa se ntibashake kugira ikintu bakora bitewe n'ibimenyetso bahawe byerekana ko Nyagasani Yezu abashaka, abahamagara, abatitirije ngo binjire mu mutima we mutagatifu, abatagatifuze. Bariya abanyabwenge rero bo barahagurutse. Ntabwo byoroshye kugenda, guhaguruka umuntu agafata urugendo. Mu by'ukuri umuntu ashobora kubigereranya n'igihe cyose umuntu koko
aba agomba kugira icyo akora kugira ngo akurikire Yezu Kristo, guhaguruka agakurikira Yezu Kristo, agashaka Yezu Kristo. Akenshi biroroshye kwigumira mu byo umuntu yarasanzwe akora. Byari kuba byoroshye kugira ngo bari amanyabwenge bigumire mu ngo zabo, bakomeze birire binywere, byari biboroheye kurusha gukora ruriya rugendo, cyane cyane bajya aho batanazi. Ariko bahawe imbaraga zose zishoboka kugira ngo bemere, barahaguruka bakurikira urumuri, berekeza aho rwabaganishaga. Nyuma rero aho bagannye bwa mbere babaririza, muri ako gace nyine bagiye ahantu hakomeye kurusha ahandi, mu murwa mukuru, ku muyobozi mukuru w'igihugu Herodi. Nyamara uwo bashakaga ntibahamusanze. Ahubwo inyenyeri ibayobora ahandi hantu horoheje. Niho umuntu yavuga atyo mu giturage k'umukene witwa Yosefu, ku mugore witwa Mariya. Aho niho basanze Yezu mu buzima buciye bugufi. Akenshi mu rugendo rwo gukurikira Nyagasani Yezu Kristo, rimwe na rimwe aho twatekerezaga kumubona siho abari. Uwo twatekerezaga ko ari uri buduhuze nawe si ubikora. Ahubwo ugasanga udufashije kumumenya, cyangwa se udufashije kutwereka aho ari, ni umuntu uciye bugufi, ni umuntu woroheje. Umuntu ashobora gusubiza amaso inyuma mu mateka y'ubukristo bwe, ibyo ngibyo akagenda bibona. Hari abantu badafite icyo bavuze mu maso y'iyi si, batumurikira mu kwemera kwacu ku buryo bukomeye. Hari abantu bahuriye na Yezu Kristo mu ngorane bagiye bagira, zaba si iz'ubukene, zaba iz'uburwayi, zaba n'izindi zose zicisha umuntu bugufi mu maso y'ubwirasi bw'iyi si. Ariko ugasanga uwo muntu yahuye n'urumuri, yahuye na Yezu Kristo urukundo. Ibyo biramwubaka ku buryo nawe ashobora kugira benshi ahumuriza, benshi ahumura amaso mu izina rya Yezu, amubereka dore nguriya, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Ese reka turebe nka Yohani Batisita arimo abatiza. Ubwo butumwa bwo kubatiza, bwo gutegura kuba integuza ya Yezu, ntabwo bwahawe abafarisayo n'abigisha amategeko b'icyo gihe, ndetse n'abasaserdoti b'icyo gihe. Nta n'umwe wabihawe. Bihabwa Yohani Batisita nuko nyine kwerekana ntama w'Imana n'ikiganza cye, kumubonesha amaso ye akamwereka abandi, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Yezu rero abanyabwenge ntibamusanze kwa Herodi muri ubwo bukire bwe no mu butegetsi bwe. Ntibamusanze mu mujyi wa Yerusalemu, yewe mu ngoro yari ihari y'akataraboneka, siho basanze Yezu, ahubwo mu rugo rwa Yosefu na Mariya.
binjiye mu nzu babona umwana na nyina Mariya, nuko barapfukama baramuramya. Ntawe uzi rero umuntu ushobora kukuyobora kuri Yezu. Niyo mpamvu umuntu wese uguhamiriza ibyerekeye Yezu Kristo wagombye kumutega amatwi, udashatse kubara amashuri ye cyangwa se kubara imitungo ye, kuko akenshi usanga ariko abantu benshi babigenza. Ugasanga ndetse hari abantu bamwe bitewe n'ubutumwa baba bashaka guhabwa muri kiliziya, bumva bafite ipfunwe zo kuba bahagarara imbere y'abantu ngo bagire icyo bababwira. Njye nakunze kubwira abantu kenshi ababaga bitegura nko kuba abasomyi mu kiliziya cyangwa se kuba abahereza b'Ukaristiya cyangwa gukora ubutumwa bwaba ubwo kuba umuntu yagira icyo ashishikariza abandi, ntukirwe ureba ngo abantu barize, ngo abantu bafite imitungo. Ibyo byose ni ubusa. Yezu Kristo avugira mu washatse. Kandi niba wowe urimo uvuga ijambo rya Yezu Kristo, iryo jambo rirusha bose ububasha. Ni Yezu Kristo urimo kukuvugiramo, kandi Yezu Kristo aruta abantu bose. Niyo mpamvu ntawe ugomba kureba ngo wumve umufitiye ubwoba cyangwa ese ngo ubwo uriya hari noneho ndavuga iki. Si wowe uvuga, ni Yezu Kristo nyirizina. Ntawe ugomba gusuzugura ubutumwa Yezu amuhaye. Niba Yezu Kristo avuze, nawe vuga, kubera ko iryo jambo rifite ububasha ku byaremwe byose. Ni ijambo muremye, ijambo rya Yezu Kristo. Nyagasani Yezu Kristo rero yirereka abashatsi, ariko nyamara urwo rumuri amurika kugira ngo abantu bamukurikire bose ntibarubona. Nka Herodi, bari abanyabwenge banyuriwe, mu by'ukuri bamukozeho ubutumwa, ariko aho kugira ngo nawe avuga ati hari ibihe bishya bigiye gutangira reka nanjye mbyinjiremo, ahubwo afata imigambi mibisha yo kwica uwo mwana. Arangije yisasira uburyarya bwe n'ibinyoma. Kunangira umutima rero bibaho, kandi hari abantu benshi bigishijwe babwirwa amagambo yose ashoboka yo kugira ngo bakize roho zabo, aho kugira ngo bumve banangira umutima, cyangwa se bashaka kwivuna cyangwa kuvunira umuheto abababwiraga amagambo y'urukundo, ababerekaga Yezu Kristo. Ngira ngo Herodi uwo muvumo waramukurikiranye kugeza igihe nyine yiciye na Yohani Batisita. Wamuhanuraga yanangiye umutima kugera ku ndunduro. Bavandimwe, nta gushidikana ko Yezu Kristo hari intambwe yateye mu buzima bwa buri wese, amurika kugira ngo ashobore kumukura mu mwijima, ariko benshi baranangiye bawugumamo. Uyu munsi rero ukwigaragaza kwe araguhamagarira kureka kwigaragura mu byaha, kuko wafite ububasha bwo kuguhagurutsa, nk'uko yahagurukije bariya abanyabwenge bamushakashaka, kugira ngo nawe aguhagurutse aho hantu wahirimye mu byaha, wahinduye imibereho, kugira ngo amateka mashya atangire mu buzima bwawe, umurikirwe. Koko rero ni ingabire ikomeye kwemera gukurikira urumuri Yezu Kristo. Hahirwa abo ngabo bemera kuva mu mwijima bagakurikira Yezu Kristo nyir'ubuzima. Kubwo amasengesho ya Bikira Mariya, Yosefu mutagatifu n'abatagatifu bose, Roho Mutagatifu natumanukireho, maze aduhe ingabire yo gukurikira
urumuri Yesu amurika kugira ngo rutuyobore mu bugingo buhoraho, kandi urwo rumuri ari ubwe. Ngwino Roho Mutagatifu, mutima utagira inenge wa Bikira Mariya, uturengere uturwaneho mu izina rya Yesu. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli, dusabire. Singizwa Yesu Kristo adupfiriye ukazuka.